wabanye natwe kuva mu gitondo tukaba tugeze amasaha turi mu nzu y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira buri wese wagize ishyaka n'umuhati agaterana natwe muri riteraniro. Imana imuhe umugisha. Shemira wararitse, wagize inshuti yazana, Imana iguhe umugisha. Reka banze somera ijambo riri mu gitabo cy'umubwiriza, kuko hari abantu bajya bava mu rusengero akaza yaje gusenga agatahana umuvumo ariko ntamenye impamvu. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo mbanze ngwigishire ijambo, ejo cyangwa ejo bundi utazongera gutahana umuvumo kandi wasenze. Kibaza kuki nasubizwa, kuki Imana itansubiza. Kumva ikibazo si Imana, ahubwo ikibazo ni wowe utahagaze mu mahame Imana ivuga. Reka manze mbaze igitabo cy'uyu munyabwenge mubwiriza, ibice 5, ibice 4 umurongo wa 17. Mubwiriza soma cyangwa se nihute ngereyo. Hano titira avuga ngo iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Ni ku mutwe waho wanditse iby'Imana, apana ibyaso, apana ibya nyoko. Oya, iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Bwira umuntu mwicaranye ngo atasiyo muri ibintu bya papa, mubwire ngo atasiyo. Mubwire ngo iby'Imana ukwiye kubyitondera. Wabimubwiye ariko ndibikubwiye. Mubwire ngo iby'Imana ukwiye kubyitondera. Imana ibeshaho, Imana irica, Imana ikanakiza. Imana ikwiza imfubyi, Imana irera imfubyi, Imana ijya yishura abapfakazi, Imana igitanga meneriva. Mu bundi buryo Imana ikiza kanseri, igakiza diabete, Imana ishira ikuzimu yarangiza igakurayo. Iravuze ngo ibyaye ugomba kubyitondera. Mukore mu kiganza, mubwire ngo kuvuye umunsi wa none tangira witonde. Angarisho gira ubwenge. Dufite ikibazo cy'abantu basenze ariko iby'Imana ntibabyitondera, kandi bashaka ko Imana ibasubiza ariko ntibitondeye ibyayo. Wavuze ngo amen? Wavuze ngo amen? By'Imana ugomba kugira gute? Mubwire ngo niyo password. Ugomba kwitondera iby'Imana. Bwana sifiwe. Hari umuntu hano wakora warira ku isani nyuma akayijugunya hanze. Yabikora banza n'umwana mutoyi atafata isani ariyo ngo ajye kujugunya muri poubelle kuko ejo bazikazayikenera. Imana rero ukwiye kwitondera ibyayo. Reka dusome no 17. Nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva, biruta gutamba ibitambo by'umupfapfa, kuko batazi ko bakora nabi. Ndasubiramo. Nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva, biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa, kuko batazi ko bakora nabi. Ngaho ndebe, wasenze ariko kumbe wasenze ibitambo watambye wabikoze. Wansubije se? Wabikoze nabi. Noneho uratashe ibyo wasenze kumbe ni wemewe. Ndagira ngo ngubwire ibintu bizatuma kumvirwa. Reka ngubwire teme wabayishase ntabwo nari mpari, ariko kugira ngo wumvirwe nuko ugendana niyo ubwira. Iyo ushaka ko Imana ikumva kugira ngo ikore ibyo uri kuyisaba, bisaba kugendana nayo, ukumva ikivuga, ukumva aho ikujyana, ukumva icyo muvugana, kugira ngo nawe icyo uri buvuge ibashe kucyumva. Iyo umwana atumvira mama we hari ibyo ataryaho. Reka ndebe hano
umuntu reka nivuge njyewe. Papa wanje bajya bamusigira ibyo kurya, noneho igihe mama ari kugaburira abandi bana nashaka ngarya cyangwa ngabyihorera, kubera mfite ibanga ko papa igihe cyose ari buvire mu kazi ari bumamagare ngo mwana wanje ngwino dusangire. Ndashaka ngo kuno kwezi Imana itangire kukumva abantu batabizi, itangire kukumva batakureba, itangire kukumva, utangire gusangira nayo, utangire kumva ikivuga. Haleluya! Kubera iki? Iyo ushaka ko Imana ikumva kugira ngo ikore icyo uri kuyisaba, angarisha, tega ugutwi wumva icyo Imana ikubuza. Pepera Imana niba turi kumwe. Noneho mama yahamagaraga abashiki banje bari na benshi, hari igihe nzabazana mu barebe bakabwira ngo baze barye. Yahamagara nanjye numvise ko yahamagaye, ariko njye sinjyane nabo kuko mfite uri bumamagara akaza kunyumva. Ndagira ngo Imana itangire kukumva birenze ko umugabo yakumvise, birenze ko umugore yakumvise, birenze ko boss yakumvise. Kuko iyo Imana ikumvise igutereka abantu batatekerezaga, iyo Imana ikumvise indwara ziragenda, iyo Imana ikumvise abaguhaye iminsi baza kugushyigikira mu minsi baguhaye. Iyo Imana ikumvise wambara igitenge abantu batatekerezaga. Sinigeze ndashaka kwereka abantu nka batatu bumviswe n'Imana uyu munsi bahagaze bwuma. Sindabona umuntu Imana yumvise ngo avirema mubwira mbiyambweza ngo ntibyashoboka. Mama rero yarahamagaraga kanaka muze murye, nanjye nabyumvise nariza ngabyihorera, ngaza ngasanga bari kurya murye. Noneho barangiza kurya ngabihorera, ngumva papa ari kuza agahita amamagara, tugire impuhwe pereza ngwino. Ngahita nzi agapfundura agasorori. Hari ukuntu nyine batekaga mu rugo, niba batetse inyama bagateka izidafite amavuta agakuramo kamwe nk'akaryi, kuko namwumvise nawe yanyumvise. Ndagira ngo hagati yawe n'Imana ntihagire umuntu wongera kwitambika, ntihagire umuntu wongera kwitambika. Imana ikumve, uriya murozi wari uzi ko ari we ufite ubushobozi asanga Imana yakumvise. Wumvwe n'Imana kuno kwezi, ibyo bakuroze bibasubireho. Mubwire ngo Imana ikumve. Bateguye teme ivuga ngo kumvwa n'Imana. Twagiye dutega amamodoka tukajya kubwira abantu ibyacu bakatwumvira ubusa. Abantu twagiye tubasura twababwira ibibazo byacu bagasiga ibyo twebwe turi gitaramo. Ariko ndashimira Imana kitazakumvira ubusa muri amasengesho. Ntabwo Imana izakumvira ubusa. Wa mudamu we, reka ngubwire, umugabo wawe yakumva. Uretse ngwereke aro nugera ku muhanda utugurira umugati, zakumvise yageraho umugati uri cya kigori gye nakiguriye imigati apo ntawuguri. Hari umuhamagara ati aro sheri, arabizi ushaka kugira ngo umugabo kugurira ikintu uvuga amagambo meza. Sheri mumeze mute, murameze neza mwire, kubera ko numubwira nabi ntabwo uramubwira icyo ushaka, ugahita umutera iki imitomo. Yarangiza agatavuga ati uyu mugore kumamagara neza habaye ikira, kubera ko ntabwo ashaka kumva ineza yawe. Ariko umva ikintu nkundira Yesu, nta ncyuragira. Uzi ko umugabo wawe aguha igitege akagucyurira. Ubu hano hari abagore bacyuriwe. Iwacu hari umugore wavuga ngo angubita ngurira inyama. Ega ngubwire, aho kuri ngo ngubita ngurira inyama wama ibishyimbo. Ariko wa mugore ntabwo yatinyaga ingoni we. Yabwiye abandi bagore angubite angurira wagisi, angubita ngurira inyama. Urumva nari mutoya ngezeyo nsanga koko batetse inkoko. Umugabo avuye mu kazi aramujwibura. Mama arambwira ati uriya mugore kumukubita bafa kuba bamuguriye inyama, bazamugaza ngo inyama n'ingone wahitamo iki? Uwo si umugabo ntiyakuguriye inyama, nakujwibuye. Ariko mfite ikintu ngundira Yesu, niyo yaguha dodo ashyiramo vitamini, niyo yaguha indagara ashyiramo vitamini.
ikintu ngundira Yesu iyo yakumvise ntabwo usa n'ikigeragezo. Buriya abantu bumviwe n'Imana ntabwo basa n'ikigeragezo barimo. Niyo mpamvu umuntu aguhamagara ngo muguzi 20 kandi warariye indagara, nuko Imana yakumvise. N'aka gasura ufite nuko Yesu yakumvise. Yewe no kuba duhagaze nuko Imana yatwumvise. Imana iraza kukumva, iraza kukumva, uraza kumvirwa n'Imana. Imana iraza kukumva. Kandi uva ngubwire, iyo Imana ikumvise hari imigisha bisanana. Kugira ngo wumvirwe n'Imana rero ndagira ngo ubwire ibintu bingahe dusoheze dufite twitahira amanuye. Icyambere, ugomba kwirinda ikibabaza ukumva. Inde muntu hano ba oya reka nivuge ngiye byabaye. Bwana sifiwe. Ndi umusore naterese umukobwa ajya mbwira ngo ninjye wenyine afite izinya gasana. Arambwira ngo ndasa n'inuma. Ajya mbwira ngo ndasa n'amazi ya mu gitondo. Amazi ya mu gitondo nta mikosha bafite abatuje. Noneho arambwira ngo ndasa n'ikira ko nibagiwe n'ibyo yambwiye, ariko ntacyo ufata ibyo. Noneho sinzi ukuntu avuye mu mujyi ngeze ahantu kuri La Parisienne ni hano imbere ya Serena. Rero abantu barahagaraga bagatega lift. Noneho ngeze kuri La Parisienne hariho umugore wacuruzaga amata na keke, kandi yambwiye ngo ni ngewe afite ku isi y'iki. Nanjye mbabigendeyemo, shabura amakobwa nawe ndimo no reka mwana ngenda akazi. Noneho ninjiye aho ngaho nanjye ntazi ko arimo, sanga arimo aranywa amata na keke n'umugabo ukora mu ruganda. Murebye kuri hano se sanga uwo mugabo nawe yamukozeho. Ndavuga sha uyu mukobwa yanyumviye ubusasha, kumbe yambwiye ko ari ngewe meze nk'isamaki yo mu mazi, kumbe afite undi muntu. Sha ndavuga sha wa mukobwa we kumbe ntabwo ari ngewe wumviye wenyine. Mbamona nabaye gutyo. Arangije ahita nyuma yaho aza gusaba imbabazi. Urumva urano umugabo yansanzemo hariya ankoraho kuriya. Ndavuga sha dukundana ariko ndi kukubara. Uzi ko hari abantu babana n'Imana, Imana iri kubabara. Imana irabizi ko igwaye 200 utagaruka igahita igwa 12,000. Ko sha uko cyagiye mwigeze muvugana ko muzagendana nayo igukubita 1000 bitutera amabuni inyuma. Reka da guma hamwe wumva Imana. Iyi Imana yumviye irakwizera ikaguha umugisha. Iyi Imana yumviye kugirira icyizere. Iyi Imana uyumviye aho bakurogeye ntabwo hapfira. Iyi wavuze biramugenza ngo yumvira ibindi ntabwo bikureba. Wowe umvira Imana. Kumvirwa iyo ushaka ko Imana ikumva, iyo ushaka ko Imana ikwemera, wumva iki kubwira. Kondisiyo ya mbere no kugendana nayo. Mubaza ngo muyimbise ugendanye nandi ko ufite ibikomere byinshi. Asifiwe Yesu. Ejo bundi umugore yatetse ubugari atumira abandi bagore bararya, we batera story. Noneho baganira ku wundi mugore aho kugira ngo babigire ibanga. Ba bagore baraganda babwira wa mugore ngo niwe wamuvuze. Wa mugore barakoranaga muri societe ahantu atamwirukanyisha. Kubera iki? Yabwiye abantu ngo bari kumwumva. Wanyemereye kuno kwezi bahindura isengesho batangira kwibwirira Imana. Nubwira Imana ni naho itabikora ariko yumvise. Asifiwe Yesu. Nugera mu nzu y'Imana rero aho ubwirira Imana ikakumva, rinda ikirenge cyawe. Hari umuntu ugera hano batangira gusenga agasinzira. Urwo napfuye. Nzakena. Oya buriya nzapejo. None akagira ngo ibyo bintu uri gukorera hano Imana iri kubyumva. Niyo mpamvu nugera hano ntukavuga amagambo y'amanjwe. Sifa kwa Mungu. Ntukavuga amagambo, vuga ijambo uvuga ati Imana ndi imbere yawe, ngeneye umugisha, ngeneye ko iwanjye hahinduka, ngeneye ko ubuzima bwanjye butera imbere, ngeneye ko ideni ifite urikuraho, ngeneye ko amafaranga nabuze uyama. Kubera ko irumva. Ikindi ifite amaso. Birambwira ngo umuntu wese Abaheburayo 11
Somera Abaheburayo 11 buretse urebe 11 gatandatu wavuze gute? Banguka. Tutazabura umugisha kandi Imana yatubwiye ko tugomba kumva. Hera kuri 5 11:5. Abaheburayo 11:5. 11:5. Abaheburayo 11:5. Reka ngereyo ngiye nahageze. Dusome nahageze. Jambo ry'Imana riravuga ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurwa mu ijuru ngo adapfa. Kwizera, iyo wizeye ubwira, ukizera ko Imana ikumva, niyo byatinda biraza. Kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Yego. Kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje. Urumva uyu mugabo yanejeje Imana, Imana iramwumvira, ntiyapfa nguko twapfuye, arimuka ajya mu ijuru. Iyi Imana ikumviye ikwimura muri quartier. Mubwiye ngo kuno kwezi Imana ikumvire. Aro murahari ndashoje. Iyi Imana ikumviye ntabwo imigambi y'ababishi gusohoreraho. Niyo bigusohoreyeho iguha imbaraga zo kubicamo. Iyi Imana ikumviye umuriro barawucana, Imana ikawugukuramo. Saduraka, Meshaki na Abedenego Imana yarabumviye. Imaze kubumvira icyo bari bategereje kirababaho, Imana iragihindura. Wanyemereye ugasenga Imana ikakumvira. Irindi icyatuma Imana itigutera iki? Umugongo. Gatandatu wavuze gute? Haravuze ngo Abaheburayo 11:6. Jambo ry'Imana riravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Urakoze. Niba ushatse Imana rero hari amahame. Ihame rya mbere twihuta. Katurebe ihame rya mbere kugira ngo tudatinda. Okay. Ihame rya mbere rituma wumvirwa n'Imana ni ukwirinda inshuti mbi. Kwirinda? Iyo ufite inshuti mbi zituma Imana itakumvira, kuko iyo zikoze ibibi nawe uri kumwe nazo uvumwa umuvumo nazo zavumwe. Biravuze ngo iyo wihuje n'abantu badafite umugisha, iyo wihuje n'abantu batumva n'Imana, ugira akaga. Mumbwire ngo guhera uyu munsi Imana ikurinda inshuti mbi. Kanguha urugero, hari abantu bapfushije ubukwe kuko bagiranye n'abantu babi. Hari abantu bakuyemo inda batashaka kuzikuramo, ariko kuko bagiranye n'abantu babi batangira kubaho mu muvumo kuko batumviwe n'iki? N'Imana. Hari abantu basenya ingo kuko yahuye n'abantu babi. Imana ikurinda inshuti mbi mu izina rya Yesu. Ikindi ndakwizeza, Imana ifite inshuti nziza. Nusenga iraguha inshuti nziza. Icya kabiri cyakubuza kumvirwa. Cyakubuza kumvirwa ni ikintu bita kwibagirwa icyo Imana yakoze vuba. Icyo Imana yagize gute? Icyo Imana yagize gute? Icyo Imana yagukoreye iyo ukibagiwe bigutera ikibazo. Asifiwe Yesu. Buriya abantu kutumvirwa n'Imana bituruka kuri twebwe. Ukibagirwa icyo Imana yakoze mu buzima bwawe, mubwire ngo ntuzabyongere. Iyo wibagiwe ikintu Imana yagukoreye, Imana avuga ati uyu muntu kuyansabye kinga mwumvira, konti kukindi kumusaba ibi we ntabikore. Yansabye umwana ndamumuha, yansabye kumukiza kanseri ndayimukiza. None nge ndamubwiye ngo nareke byeri, nareka kabari, nareke kuraguza, akaba byanze. Bituma iyo ugarutse kuyibwira ngo ikumvire igira gute?
itakumvira. Ariko reka ngubwire, nutunganya neza turaza kumvirwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abantu bagiye bahura n'ibibazo ni abantu bibagiwe iby'Imana yakoze. Urebye Abayisiraheli hari ingoni bagiye bakubitwa kuko bibagiwe ko Imana yigeze ibumvira ibambutse inyanja. Bibagiwe ko Imana yigeze ibumvira ibaha amanu. Bibagiwe ko Imana yigeze ibumvira ibarinda inzoka, ntibaribwa n'inzoka. Bibagiwe ko Imana yigeze ibumvira ibaha imyenda barayambara imyaka niyo basaziraho. Iyo wibagiwe ko Imana yakwambitse i Kigali, imbere gatera kwihorera. Hari umuntu wibutse ko hari ikintu Imana yamukoreye ngo ahere kuri cyo agiye kumvirwa. Reka ngubwire, iyo wibagiwe ko Imana yaguhaye amavuta yo kwisiga, biba bibaye danje. Bwana sifiwe sana. Kubera iki twibagirwa aho tuvuye noneho tukisanga. Reka ngwereke, somera igitabo cyo ku Ngoma, ngwereke umuntu wumviwe n'Imana mu buryo bwiza. Ngoma za mbere ibice 4 umurongo wa 7, ibice 4 umurongo wa 10. Uyasenze uko turi gusenga, hari umunsi natwe Imana yatwumvira. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati, amaze gutunganya, amaze kwemeranya n'Imana, atakambira Imana ati, icyamuka mu mugisha rwose, icyamuka mu mugisha rwose, ukagura imbago yanjye, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukuboko kwawe Mana kukabana nanjye kuno kwezi kwa 9, ukandinda ibyago ntibimbabaze. uku kwezi kwa 9 Imana ikumvire, wumvirwe n'Imana. Imana ikurinda ibyago, Imana ikurinda uburwayi, menerivari z'abana ziboneke, Imana iguhakaze. Kubera ko umuntu wese utazi, reka ngubwire, aho kugira ngo urwane n'umunaniro, aho kugira ngo urwane n'inzara, warwana n'umunaniro. Ugomba gukora paka amazina yawe Imana yahinduye. Nushaka ucuruza amakara nka Nyabade, nushaka ucuruza amakaroti, nushaka ujye mu mujyi ucuruza ingwete 2, ariko iconze icyo nubwira Imana ngo ubane nanjye, Imana izabana nawe. Ntabwo Imana izaguha umugisha wo gushira mu gitanda, haguruka ugende kuno kwezi, Imana ibane nawe. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Iyo ataza kubisaba mu kirere cyo kumvirwa n'Imana, byari gukunda? Haruga byari gukunda? Imana itwumvire mu izina rya Yesu. Ngo yumva gutaka kwabo, yibuka isezerano. Reka mvuye kuri kano kantu, isezerano. Rabashata dope fodesa. Hari indi jambo nateguye yarisomye, Yohana 15 umurongo wa 7 yarisomye. Ariko reka turebe gutegeka kwa 2 3. Gutegeka kwa 2 ibice 2 umurongo wa 3. Iradusoze ibice 2 umurongo wa 3. Yego rwose. Igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije. Igihe wazengurukiye umusozi kuko Imana ishaka kukumvira kirahagije. Bwira umuntu muri kumwe ngo ibyo wanze Imana irabyanze. Nabwiye abantu, niba wishimiye umuceri n'ibishyimbo nta sosi izaza. Amen. Kubera iki? Isosi nayo urayikeneye. Ahubwo bwira Imana ngo Mana, ntabwo ndi impumyi, mfite amaboko, ngeneye kuma umugisha. Ibyo ngoze byose birambwira ngo nzaha umugisha iyi mirimo y'amaboko yawe. Bwana sifiwe sana. Niyo mpamvu kubera ko dushaka ko mukora kuwa 5, ntabwo tuzongera gutangira amasengesho saa 4. Oya, zatuyatangira saa 7. Ubanza ugenda ucuruze, ugira ikintu ukora, uze saa 7. Wabyumvise? Noneho rero umuntu ushaka wese gutangira ka business, ngiye kumusengera kugira ngo kuno kwezi kwa 9 Imana ibane nawe. Nashaka bari 5, Imana ibihereze umugisha. Nashaka bari 10, kubera ko ntabwo Imana ishaka ko dukena. Iyo dukenye isira dusuzugura, iyo dukenye demoni baradusuzugura, kandi umugambi wa nyoko wanyu n'uwaso wanyu ntabwo uri busohore. Iki Imana yakuremeye kigiye gusohora mu izina rya Yesu. Wazamuye haleluya. Amen. Wowe gira amahame, rinda
nugera mu nzu y'Imana menya ko wahageze, nugera ku kabari vayo, muri buwate vayo, kuraguza vayo, guterekera vayo, gusambana vayo. Wisenga ngo unasambana, wisenga ngo unaraguze, uri muri amahame y'ubwami. Kubera ko Imana ishaka ko gukiranuka kwawe n'ibyo koza byose bigendana nayo. Ukuboko kw'Imana ntabwo nigeze mbona kuba ku banyabyaha, kuba kiranutse. Suzi ko abayisiraheli bageraga ahantu hijimye, Imana igashyira ingingi y'igicu y'umuriro imbere hehe yabo, bakagenda bareba. Imana iguye kureba muri kuno kwezi. Mumbwire ngo akira kureba muri kuno kwezi. Mubwire ngo Imana iguha ureba. Noneho mubwire ngo Imana iguhereza aho ujugunya urushundura. Mubwire ngo tinyuka bizashoboka. Aro. Mubwire ngo tinyuka Imana izagushigikira. Ariko muri kunyumva ugiye gusoza. Umva iriya saro ntiwongere kwemera ko hagira umuntu uhagutanga. Uzindukirayo ubanza uhasengere, uhamena amazi y'umugisha. Iriya seta yawe ntukajya uryamira, uryamira arakena. Kuwa mbere ubyutse saa 7, kuwa kabiri ubyutse saa 8. Urumva uzatera imbere wowe? Bazamugaza ngo ibyo bitose byawe uzabisa uzukura inzara iryana. Umuntu akaryama saa 11 akabyuka saa 9. Ariko we uri miliyoneri. Uzuka abantu bafite inganda. Kanguka mubwire ngo Imana igiye kugutiza amaboko, igiye kugutiza amaboko, igiye kugutiza amaboko. Ndabona hano hari abama Imana igiye gutiza amaboko, ndabona hari abagabo Imana igiye gutiza amaboko. Uriya mugabo aragaruka asanga iwawe n'intebe waraziguze, aragaruka asanga wariguriye igitanda, aragaruka asanga waraguze amasahani. Kuko Imana yavuganye nanjye, hari umugisha Imana igiye gutanga muri uku kwezi. Umvira Imana, gendana n'Imana. Yabesi yavutse ari ikinyendaro, avuka nta bwishingizi afite. Buretse ngwereke Mariya nyina wa Yesu batahanye ubukwe bw'Ikana. Uriya muntu wari wakoresheje ubukwe yarafite umugisha, yatumiye abantu, atumiramo na nyina wa Yesu n'abigishwa barasana. Noneho ahageze asanga imibare yabaye ibihekana, abantu bose bahagaze gutyo. Avuga ko asenga, none se ko nta fantasy hari. Kumbe Yesu yari yamaze kuhagera. Ubwo Yesu ahageze piriyaje iraza kurangira. Ubwo Yesu ahageze uraza gukira iyo ndwara. Ubwo Yesu ahageze kanseri irakira. Imana ikumvire igukiza uwo mugongo, Imana ikumvire igukiza iryo bere, Imana ikumvire igukiza ayo maguru. Birashoboka, birashobo. Mubwire ngo nawe wakora uruganda, mubwire ngo nawe wacuruza. Umva ikintu cyanejeje, ikintu cyanejeje. Ntabwo ariko Bibiliya bivuga tuzagira umuntu mbeshira. Ariko uriya muntu warakoresheje ubukwe yagiye abwira Mariya ati Mariya uriya rero ngiye guseba byanshatse, imibare yabaye ibihekana. Aramubwira ngo tuza ndi kumwe n'umwana wanjye. Uzi yuko uriya muntu wari wakoze ubukwe nta byiringiro yari afite, kuko nawe yari yarigeze abona Yesu atubura imigati, nawe yari abona Yesu atubura amazi. Nicyo gitangaza cya mbere yakoreye Ikana. Ndagira ngo wizere uriya mugabo w'Ikana, niba ari n'umugore simbizi, icyo nzi cyo nuko hari habaye ubukwe bw'abantu babiri. We wizere nkuko yizeye, nubwo hari ibintu yose ari gukorera abandi nawe yabigukorera. Abwira Mariya ati mundwaneho, mundwaneho, mundwa. Yesu Mariya ngo abwira abahereza ngo icyo ababwira mugire gute? Mubwire ngo wakuye, mubwire ngo haguruka ugende nubwo utabona iseta, Imana igushyirireho iseta. Nzamurira ibiganza, mubwire ngo Imana igushyirireho iseta, mubwire ngo Imana igushyirireho icyo gukora. Umva ikintu cyanejeje. Uzi ko Yesu yabikoze adahagurutse? Banza mutamenya, tubisome cyangwa murabizi?
reka tubisome. Hayaya mada wahageze ukabisomera vuba vuba. Yohana yo ubukwe bw'Ikana. Ubukwe bw'Ikana. Yo hari ibintu yose agiye gukora adahagurutse kugira ngo yubahishe izina rya mama we. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Yesu we wahabuze. Yohana 2:1 wahabuze. Yesu wanjye ubukwe bw'Ikana ntabwo uzaho byanditse niko. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego mana yanjye. Ku munsi wa gatatu hari hacyujwe ubukwe bw'Ikana i Galilaya. Yego. Kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Na nyina wa Yesu yari yabutashye. Icyama muri amasengesho abamareka y'Imana bakaza mu rugo. Icyama Yesu akiyizira. Aho Yesu yageze hari binahindura. Yego. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Nta seta bafite. Yego. Nta mikorere bafite. Imana yumviye Ikana, yumvire no mu rugo rwawe. Imana ikumvire. Kumvirwa n'Imana bigiye kutugeza kure. Kumvirwa n'Imana bigiye gutuma twishyura amadeni. Yesu aramubwira ati yego mubyeyi tubigendanyemo dute? Yego. Igihe cyanjye ko kitaragera. Mumbwira ngo Yesu iyo yakumviye akora n'igihe kitaragera. Oya nubwo igihe cyari kikiri imbere ariko bwakumviye abikorere mu gihe abantu batatekerezaga. Abikorere mu gihe abantu batazi. Uzi ko yabikoze igihe kitari cyo koko yari yahageze arabumva. Nyina aho soreje ku murongo wa 5. Yego. Nyina abwira abahereza ati yego icyo ababwira aba ari cyo mukora. Niyo warekeraho nawe ahandi hisomera amasaha yagiye. Haleluya. Icyo Yesu akubwira ugitangire. Yesu yakubwiye gucuruza inkweto ufite ubwoba, gendana n'iryo jambo yakubwiye. Yesu yakubwiye kujya Dubai, haguruka ugende. Yesu yakubwiye kudepoza, genda udepoze. Yesu yakubwiye ko azagushigikira iriya kampani uzayifungura. Yesu yavuze ibintu arabikora. Niho hantu hambere nabonye Elisa Yesu yakoze adahagurutse. Yari yicariye mu ntebe. Byonyine gusa ndamusabye mu bushobozi afite nizeye agutegekere mu izina rya Yesu. Haguruka dusengane Imana. Dufite minota yagereka indi sigaye tuyisengeremo kugira ngo mukanya duhanure. Wanyemerereye ugaheka umwana neza ugahaguruka tukagira ibintu utegeka udufungira imiryango. Yesu ashimwe cyane. Ibintu tuzabikomeza ku cyumweru. Yesu ngo arategeka. Kristo uzi ko Yesu ategekeye ahantu ari. Wambabariye Yesu muri litero rya Desane ukadutegekera. Bano ba mama wambabariye Yesu ukagira ikintu bategekera. Ukeneye umwana akamubona, ukeneye akazi akakabona, ukeneye amahoro akayabona, umushomera akabona akazi. Nategeke. Yesu ategeke cyangwa byihorere? Ategeke. Uzi ko yategetse umuyaga ugatuza? Uzi ko yategetse inyanja igatungana? Ntabwo zinya inyanja ufite ariko Yesu ategeke. Nzamura ibiganza umwami ategeke. Yabivuze umugaragu w'Imana. Bene nateka mbabwire nutagira ijambo ry'Imana mu buzima bwawe isi zakubeshya. Ariko numenya ko Yesu ategeka, nubwo ideni riri imbere yawe ntabwo uzarwara puresha. Uzamenya ko Imana itagiduta mu gihe cyose uhagaze mu mahame y'ijambo. Asifiwe Yesu. Nzamura ibiganza ategeke. Imana ikurinde inshuti mbi, Yesu ategeke. Imana ikurinde kwibagirwa, Yesu ategeke. Imana iguha amahoro mu mutima mu izina rya Yesu. Umwami ategeke. Ndagira ngo dufate iminota 5 ngewe nawe
mbere uko tuzakora ibindi byose, ubwire Yesu ngo ntegekera nanjye nongere ncuruze. Ntegekera, ubu bukene bumazeho igihe. Ntabwo gukena ari umugambi w'Imana, ntabwo kwambara igitenge kimwe ari umugambi w'Imana, ntabwo gusabiriza ari umugambi w'Imana. Oya, Satani b'abagore babiri bagiye imbere y'umutambyi Salomo. Umwe yari afite umwana muzima, undi afite upfuye. Umwe aravuga ngo uyu ni uwanjye, undi ngo uyu ni uwanjye. Noneho kuko umwe yari yapfuye, ntawishimiraga ibipfuye, barwaniraga umuzima. Ndasenze ngo abagusanze uryamye bagatwara umugisha wawe, Imana iwugarure mu izina rya Yesu. Twari igihe umuntu agusanga uryamye agatwara umugisha, zamura ibiganza. Oh Yesu, ntabwo tubisobanuye neza kubera igihe, ariko Imana ikumvire. Ube mu mahame gusa, wumvira Imana. Nugera mu rugo rwawe, nuba uri mu nzira, urinde ibirenge byawe. Nugera mu nzu y'Imana, urinde ibirenge byawe kugira ngo Imana ibane nawe. Ndagira ngo ntihagire umuntu ugusengera, wowe ugomba kwisengera. Ubwire Imana ngo tegeka, unyumvire, ibipfuye ndabyanze, ndashaka ibizima. Perime nzima, akazi kazima, tike y'indege nzima, bizinesi nzima, ubuzima Yesu atanga. Tangira usenge, tangira usenge. Bwira Imana ngo Mana, ndashaka ibizima, maze igihe mfite ibipfuye, nariko mburanye uburenganzira bwanjye. Ugomba gukotana, ugomba gushakisha ukuryo ugarura ibizima. Imana irashaka ko wambara neza, ukora neza, abana bazima, umugabo muzima, urugo ruzima, ubusinzi bukava iwawe, ubusambanyi bukava iwawe. Ibi bibazo ufite ntabwo ari by'Imana yaremye ngo bikubeho, ni umugambi wa Satani. Satani yazanye urukungu aruduteramo dusinziriye, adutwara inyenyeri, adutwara akazi. Ni ukuri warize, ufite diplome, ufite masters, wize kudoda, uri umutayeri mwiza. Ni ukuri warize, ariko umwanzi yagutwaye ibizima, agusigira ibipfuye. Irukana ibipfuye, babarira usenge. Kuno kwezi kwa 9, kuno kwezi kwa mahirwe, kuno kwezi k'umugisha, kuno kwezi k'ubutabazi. Gira ibyo wanga mu izina rya Yesu. Mana, dukeneye ibizima, dukeneye ibizima mu bana bacu, mu bagore bacu, mu itorero ryawe hano muri Desami. Dukeneye ibizima, twirukanye ibipfuye, twirukanye ubukene. Yabesi yarasenze, ubana nawe, umuha umugisha, wagura imbago ze. Bana ba mama bakeneye kwagurirwa imbago. Tumaze gusobanukirwa nabo turiwe muri Kristo Yesu. Twirukanye ubukene, twirukanye uburwayi, twirukanye karande. Ugomba kubona inkwano, ugomba gutabarwa, ugomba gukira mu nda. Senga, senga, irukana ibipfuye. Bano bagore bombi bagiye kwa Salomo. Umwe aramubwira ngo umuzima ni wo wanje, undi wapfuye ni wo wanje, umuzima ni wo wanje. Bose ariko Yesu, tugarura ibizima, tugarura ibizima. Iyi business Imana igiye kuguha, Imana igushigikire, Imana igushigikire, Imana igushigikire. Ugomba gukora, ugomba gucuruza, ugomba kudepoza. Umugabo yaragiye, Yesu si yagiye, famille yaragusize. Ntabwo ari Yesu. Ihangane, korera Imana, bana n'Imana, binduka umwizerwa. Ni wowe wahindura umuryango, nawe wagira uruganda, nawe wagira akazi, nawe wahahira urugo, nawe watabarwa. Mwene data nyumva, Imana iri hano. Yakuye Mose mu kato, Mose yari mu kato, yumvirwa n'Imana, Imana imukura mu kato. Nta kato Imana itagukuramo, nta kato Imana itagukuramo. Kumvirwa n'Imana bihindura amateka, kumvirwa n'Imana bitanga umunezero. Tubonye abantu bakiza indwara, tubonye abantu Imana itabaye. Kumvirwa n'Imana bigarura ubugisha, kumvirwa n'Imana bigarura amahoro. Yesu akumvire, wa mubyeyi ungurikiranye, wa mugabo ungurikiranye, wa mukobwa ungurikiranye, wa mugabo ungurikiranye. Yesu akumvire. Bwa mbere warahombye, ongera ntabwo uzahomba, ariko Satani yagutwaye. Turabigaruye. Wahuye n'inyatsi, Imana igarura ibyawe, Imana igarura umugisha wawe. Wongere usubire kwiga, wongere usubire mu kazi. Genda, Imana iguha urubyaro. Imana yaramwumviye, Imana yaramwumviye, imuhereza umwana. Imana ikumvire, iguha agakiza mu rugo. Imana ikumvire, iguha amahirwe. Ndagusengeye, ndagusengeye mu izina rya Yesu. Imana yumviye Daniyeli, Imana yaramwumviye. Saduraka, Meshaki na Abedenego, Imana yarabumviye.
kumvirwa n'Imana bihindura adresse, kumvirwa n'Imana bihindura ubuzima, kumvirwa n'Imana bizana igihagararo, kumvirwa n'Imana bitanga amahoro. Ntabwo uziyahura, ntabwo uzanywa ibiyobyabwenge, kumvirwa n'Imana bigarura icyerekezo. Imana ikumvire, Imana ikumvire, Imana ikumvire, Imana ikumvire. Ubwo burwayi bukire, ubwo burwayi bukire. Iwanyu murapfa, iwanyu murakenyuka. 25 niyo mupfiraho, 30 niyo mupfiraho. Iyo mwiza nimubona akazi, iwanyu ntabwo mushaka, iwanyu mubyarira mu rugo. We Imana ikumvire, icuwo mugozi wa karande ntabwo ushaka ngo ube mu rugo. Imana ikumvire, Imana ikumvire. Udepoje nibaguhamagara, ukora examen nibaguhamagara, Yesu akumvire kuko uri umukiranutsi. Uri Imana ikumvire. Yesu mwumvire, umvire igihugu cyacu, umvire itorero, twumvire Mana ikana y'Igalileya. Wumviye mama wawe uhindura amazi divayi, nyiri ubukwe aratabarwa, natwe dutabare. Dufite ubukwe, dufite amadeni, dufite ibibazo. Fungura imiryango y'akazi, fungura imiryango y'akazi. Duhereze urushoro, duhereze ubwenge.